nibwo buryo uraza kuba wakoresha kugira ngo ubashe kubona yuko wabaye admitted cyangwa rejected wemerewe kwiga muri Universite y'u Rwanda UR cyangwa se utabashije kubyemererwa. Yes, ndonge ndabasuje kandi mbahaye ikaze ku muyoboro wacu ariwo iwacu topic, weho unkurikiye gatanu ku kandi cyangwa se waba uri kundeba waba uri kunyumva wiyumvemo ikaze, nakubwira ngo urakaza neza. Ibuka ukande subscribe rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, wibuke ufungura akazogera kugira ngo ujye ubasha kumenya amakuru yose yaba yo mu Rwanda no hanze y'u Rwanda ku gihe kandi vuba. Ngewe rero uri kumva kuri mikoro ndi fixe nk'ibisanzwe, tukadusanzwe tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi nkaba niyemeje yuko tuganira ku bijyanye n'amanota, nkaba niyemeje yuko tuganira mu nyihanganire ku bijyanye na admission result cyangwa se ibisubizo byo kwemererwa no guhakanirwa muri kaminuza y'u Rwanda cyangwa se Universite y'u Rwanda dukunze kwita UR. Ndagira ngo rero by'umwihariko niba warasoje umwaka wa 2025 ukabuze ko wakoze application yawe neza ukayisubmitinga, wigire hino tubanze tubinyuremo mbigusobanurire akantu ku kandi. Ngira ngo urabona neza yuko ahangaha ni kuri website ya Universite y'u Rwanda cyangwa se UR, nkaba ndi kuri rino tangazo ndi kwereke neza ni tangazo rivuga ku gusohoka kw'amanota kuri uyu munsi. Urabona ni itangazo rya Universite y'u Rwanda, ni itangazo rya Universite y'u Rwanda, ngira ngo nayo ko rwose niho biba byaturutse. Ni itangazo rifite umutwe ugira ngo announcement regarding the release of admission result for the academic year 2025-2026 for undergraduate academic programs. Niba waraprayinze rero nango ibingibi wakabaye ubishidikanyaho, ngira ngo ahita ubyumva yuko ari itangazo rigaragaza igihe cyo gusohokera kw'ibisubizo ku baprayinze muri undergraduate academic programs cyangwa se programe z'abashaka kujya kwiga azero ariyo bachelor's degree. Rero bashyizeho kari batch 2, ngira ngo mwibutse yuko ubu ngubu bafite batch 1 na batch 2, bivuze yuko hari icyiciro cy'abasoje 2024, rero batch 2 kikaba ari icyiciro cy'abasoje 2025. ngira ngo ayo makuru nayo murayafite neza cyane yuko aba bombi bazajya kwiga muri intake imwe. Iri tangazo rero rigatangira rigira riti: The University of Rwanda UR is pleased to inform all candidates who submitted their applications for admission into undergraduate programs for academic year 2025-2026 that admission results are now out. Ibi ngibi rero kabisobanuye ngo Universite y'u Rwanda inejejwe no kumenyesha abakandida cyangwa abanyeshuri bose bakoze application yabo bategereje gusubizwa ko bajya muri undergraduate programs mu mwaka wa 2025-2026. ubu ngubu ibisubizo byabo byamaze kujya hanze. Dore rero ibyo ugomba kwitondera. Ku mwanya wa mbere handitse ngo admitted candidates can access the acceptance letters for the programs they have been admitted into through the online link ariyo iyi ngiyi biravuze ngo abakandida bamaze kwemererwa kwiga muri Universite y'u Rwanda bashobora kudownloadinga acceptance letter. Abantu banjye babwire ko iyi acceptance letter ni ibaruwa uzakenera cyane igaragaza yuko wemewe na kaminuza y'u Rwanda kuba wajya kwiga programme cyangwa se faculty runaka. Rero iyi niyo link muraza kujya munyuramo, iyi niyo link muraza kujya rwose munyuramo kugira ngo mubashe kukuramo acceptance letter zanyu. Hepfo kandi dukomeje aravuga ngo qualified candidates who could not be admitted into programs applied for due to high competition in concerned programs versus the absorption capacity. Kandi hari abandi bakandida batabashije kwemerwa muri programme cyangwa faculty runaka bari basabye bitewe nuko izo faculty zarwanirwaga n'abantu benshi, kandi ibingibi bigahangana n'ubushobozi bwabo bafite, rero bakaba batabashije guhabwa izo faculty. Well provisionally admitted into other programs they qualify for. Abangaba rero batabashe guhabwa izo faculty, hari izindi bahawe batari basabwe bitewe n'ibyo bo byagaragaraga yuko bakwiriye bitewe n'umusaruro wabo n'ibyo bigendanye. Subject
to making registration as confirmation for acceptance to study those programs. Rero abangaba nta bundi buryo bwo kwemeza yuko ibingibi babyemeye, ni ukwiyandikisha kugira ngo babashe kwemeza yuko bashimye programme cyangwa se faculty bahawe. All admitted candidates ni ingingo ya gatatu, cyangwa se fully or provisionally admitted, bivuze ngo ni abakandida bose bemewe, yaba bahawe ibyo basabye n'abahawe ibyo batasabwe, are required to confirm acceptance of admission by registering within prescribed period mentioned in acceptance letters. Abangaba rero bagomba kugaragaza yuko babyemeye, nta kundi ni ukwiyandikisha mu gihe cyagenwe kuri acceptance letter, aricyo gihe cyo kuva ku itariki ya 22 kugeza ku ya 31 uku kwezi kwa 2025. Failure to register by the prescribed timeline will lead to losing the place which will be offered to applicants on waiting list. Rero kugira ngo iki gihe kigucike utiyandikishije bizatuma ubura umwanya wawe, ibi bihereze amahirwe abandi bari kuri waiting list cyangwa ya liste y'abazafatwa mu bihe biri imbere baba bari kuri waiting list, ngira ngo nabyo murabyumva. Rero hano ingingo ya kane avuga the cut of weighted aggregates in each academic programs are available on the university website for any further reference. Rero uramutse ukeneye kureba amanota bagiye bafatiraho, nayo uraza kuyasanga kuri website ya UR. ngira ngo ibi ngibi rero urumva yuko ari amakuru yihutirwaga ku muntu watendinze application akayisubmitinga muri 2025 ubwo nabarangije uyu mwaka. Ese ngira ngo niba nabyo mubyemera, turebere hamwe iyo ibijyanye nayo manota uko bayafatiyeho, ubundi turebe se rero ngira ngo nagutindiye, reka twongere turebere hamwe uko wajya ubasha kureba amanota yawe. Nako rero ndagira ngo munyemerere turebere hamwe uko umuntu yajya aza akaba yabasha kureba niba yemewe cyangwa atemewe. Poto iri gukoreshwa rero ni poto imwe ihari yo kunyuramo kugira ngo ubashe kureba ko wabaye admitted cyangwa wabaye rejected, wahawe ibyo ushaka cyangwa se ibyo udashaka. Reka munyemerere nayo uce kuri browser yawe. Ibingibi nari nabikweretse yuko ari uguca kuri browser ufite kujya kuri University of Rwanda. Rero urongera uce kuri browser yawe, ngira ngo angaha urabona yuko hari aho gukorera search, uraza wandikemo admission.ur.ac.rw ushireho bare. Gusa bitewe nuko hari kubaho ikibazo cya congestion cyangwa kuba bari gura muri system, nyango iyo amanota yasohotse murabizi babahura muri system ari benshi, nango biri guhita bikunda vuba. Ariko reka nkoresha hano ibanga ngiye mfite, kuko mba namaze kubipininga mu byo nsurano ku rubuga rwanjye, ubundi tubirebera. Ngira ngo urabona yuko iyo ugeze angaha bari kukwereka ko kuri iyi poto application period closed. Dear applicant, the application period for the University of Rwanda has officially ended. Barakubwira ko igihe cyo kwa applyinga rero cyarangiye, ariko twese ibyo bitugenza. Urabona ari sign in, hakazana admission poto, check admission. Angaha rero niho uraza kurebera, ahangaha ubona ndimo ndanyereza kano kantu, niho uraza kurebera ko waba warabaye admitted cyangwa warabaye rejected muri UR. Urakandaho rero, nurangiza gukanda urabona aho iswinguka UR application portal, check your admission status. Nurangiza urahita uza hano hari gushyiramo reg number, ahangaha wandikemo reg number yawe. Yes, ngira ngo murabibona rero nanze guhita nshyiramo imyirondoro y'umuntu muri kuyireba, ariko nagutya ndakeka yuko bigaragara neza. No gushyiramo reg number yawe cyangwa student number cyangwa se reference number bitewe nuko ubyita, ugakanda kuri check status, ubundi warangiza ugahita ukomezamo. Hano urabona bari kukwereka aha reg number, nubwo ngewe nayihishe program cyangwa se faculty baguhaye. Urabona uyu nguyu yahawe
Ecotourism and Green Space Management. Ubwo ngubwo urabona campus ni Busogo full time day, bivuze ngo ni ukwiga umunsi wose. Program rero ikaba izamara imyaka 4. Rero urabona hari acceptance letter nayo, ubwo kuyidownloadinga no guhita ukanda kuri download. Angangira ngo urabona ko ari download acceptance letter, ikaba ari lettre igaragaza yuko wemewe na Université y'u Rwanda. Ni lettre wazakenera igihe kinini cyane, ni lettre wazakomeza gukoresha igihe ku kindi. Rero ndagushimiweho wankurikiye kandi ndagushimiweho twabanye, wowe waduteze amatwi muri ibi byose, muri kino kiganiro. Ngira ngo amakuru wari ukeneye naya ngaya. Niba ari ikindi wifuza ko twagusobanurira, yaba kubijyanye no gukora registration ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye muri UR, muri RP, byose watwandikira binyuze muri comment section, cyangwa se utwandikire kuri nimero ariyo 0788 19 11 895 0788 19 11 895 ni nimero iri kuri WhatsApp yacu. Ubwo ngubwo rero watwandikiraho rwose tukagufasha, ukatubwira n'ibyo ukeneye ko twabasobanurira, byose muzagenda mukomeza kuba mwabibona. Rero reka mwibutse kujya ukanda subscribe mu gihe ugeze kuri uno muyoboro ari ubwa mbere. Mwibutse kujya ukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira umunsi ku wundi.